nitwa Kagabo Jackson. Mama wanjye yitabye Imana nyivuka, sinigeze ngira amahirwe yo kumumenya. Papa wanjye nawe yaje gushaka undi mugore, ari nawe wandeze kuva ndi umwana kugeza nkuze. Papa wanjye yaje kwitaba Imana, gusa asigaye yanditseho imitungo yose. Birumvikana muka data ntabwo byari kumushimisha, byatumye akora ibishoboka byose kugira ngo ayisigarane. turabumva bakora mbere kugira ngo mumpanire umwana wanjye. turabumva mfite umwana ise yansigiye ariko mwandikaho imitungo yose. Ndashaka ko mumusarisha agasara, byibuze nanjye nkareba ko nagira uruhare kuri iyo mitungo. Inkuru y'ubuzima bwanjye nuko itangiye. turabumva ariko nanjye naragukumbuye. Ngaho rero tujye mu cyumba. Ubwo bagutetse umutwe aba ni abasitamu. Nitwa Sekerine, nisanze ndi mu rukundo n'umwana wo mu bakire. Byari byiza pe. Nyuma mukuru wanjye yaje kumukunda. Uriya mugabo ntabwo ari uwawe. Kuba mwarakundanye ntabwo bivuze yuko yafite uburenganzira bwo kumukunda. Intambara y'abavandimwe ibiratangiye. urashaka ngo bigende bije? Ndi gushaka aruge nishaka mumuruge ngiruke ku musozi atura amashashi ubundi adekera umugabo. Uri kunyumva? Uyu munsi Mbona atakigukunda. uyu mwaka abantu benshi bazi ko ngo nawe turi impanga. Ntabwo nkeneye kubimanga nawe. Ariko buretse nkubwira iki. Jya uwaha wibuke ko ndi mukuru wawe. Uzi ikintu uri gukora se? Dutangire umukino. Tuwite intambara y'abavandimwe.